Mugisha kugaruka muri iri torero nyuma ya covid. Imana yaraturinze, yabanye natwe, umwanzi ntabwo yavugirije impundu kunesha. Ndashima Imana ubwa Prophet Steven yaracyabihagazemo n'umufasha we Pastor Elian, ndetse nabo mukorana umurimo w'Imana n'abadiakoni. Murahagaze kandi muraha Imana ibashaka. Amen. Nari maze igihe ntagisohoka ngo ngiye kuvuga ubutumwa hanze mu matorero, ariko imiryango itangiye gufunguka. Nabwizaga ubutumwa bwiza mu itorero nshumbye ryitwa Getsemani Ministries, dukorera ikabuga. Twe tugira amaterano kwa gatandatu twirirwamo. Rero nko bababwiye amazina yanjye ni Nyirishema Gabriel, nkaba ndubatse, mfite abahungu batatu, Samuel na Benjamin na Jonathan, n'abandi bakobwa benshi Imana yaraduhezagiye. Rero uwo ngo niwe jewe abankunda Yesu. Yesu yarampamagaye, arantoranya, angira ubuntu magana menshi abanyabyaha. Ntabwo natangira ntashimiye Imana kubw'iri torero ryantekerejeho rikantumira. Ntabwo ari abantu bose bagirwa amahirwe yo gutumira cyangwa se yo gutumirwa. Rero Imana y'amahoro ikomeze ibagure, ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusome rino jambo, Samuel wa mbere igice cya 14 umurongo wa mbere. Haravuze ngo, bukeye Yonatani mwene Sawuli abwira umuhungu we wamutwazaga intwaro ati, ngwino twambuke tujye mu gihome cy'Abafilisitiya hakurya. Ariko ntiyabibwira se. Yonatani abwira umuhungu we wamutwaje intwaro ati, ngwino twambuke tujye mu gihome cy'abariya batakebwe, ahari Uwiteka hari icyo yadukorera, kuko nta cyabuze Uwiteka gukiza akirishije benshi cyangwa bake. 8. Yonatani aravuga ati, nuko rero twambuke tujye muri abo bagabo twigaragaze. Tugire gute? Twigaragaze. Mu yandi magambo, twigaragambye. Hari ibintu biba kuko wafashe icyemezo, hari ibintu biba kuko hari ibyo warambiwe. Ntushobora kwamuka uva mu bibazo n'intambara yego utarabihaga. Umunsi Isiraheli yarambuwe uburetwa bwo muri Egiputa, nibwo bakoze umushinga wo gutaka. Haleluya! Imana yohereza Mose, iramubwira ngo, Mose, numvise gutaka k'ubwoko bwanje, mbonye n'agahinda n'uburetwa abanyegiputa bakoresha, none mbonye ibyo bari gucamo, numva igihe kirageze ko baba muri ubu buretwa. Abantu barambuwe uburetwa tugomba kwambuka mu izina rya Yesu. Iyo uri umuretwa ntabwo urya uko ubishaka kandi utiyirije. Iyo uri umuretwa ntabwo wambara uko ubishaka kandi nawe waberwa. Iyo uri umuretwa utaha ubukwe bw'abandi, wowe ugasigara uko umeze, ugataranika ugakaranika. Kubera iki? Uri mu maboko ya Farawo. Twambuke tugende tujye muri Abafilisitiya twigaragambye. Ni Yonatani n'umugaragu we. Yonatani yari we mugaba w'ingabo wa Sawuli. Agiye kwambuka ntabwo yigeze abibwira se, kuko hari icyo yashakaga.
hari umwanya ushobora kuba urimo ariko utaguhesha ibyo ushaka, ugomba kuwurambirwa. bwira bigeze ngo ugomba kurambirwa. ubundi urambiwe hari change, hari ibintu wumva bihindutse, hari impinduka wakira mu mubiri wawe, hari ibintu wumva batangira kumva bishobora gutera n'iseseme, avuga atari ku buzima ndaburambiwe, enough. Prophet, hari ibintu ndambiwe. mbariza mugeze ngo nawe nta bintu urambiwe. muri kubona muri Kongo ngo abantu bigaragambije, abantu bapfuye kubera kwigaragambya, hari ibyo badashaka, ariko urabona abakristo bari muri comfort zone, bari ahantu baguwe neza, baratimaraye. abanyamahanga baraturyana ibyacu, baraduca ku mitwe, baradusuzugura, kandi Imana Data wa twese isi n'ibihuzuye n'ibye. ntabwo Imana ishobora gukora utaramenya icyo ushaka. yaravuze ngo mushake muzabone, mukomange muzakingurirwa, musabe muzahabwa. Haleluya! ariko uzi kwambara neza nta mafaranga ufite, uba wagipfuyeho. yego ko warize, ufite diplome, urasa neza, abandi bari muzikaraga, kandi wewe uri usenga, niba uri guhamagara ubabwira ngo bakoreze 5 bya mituyo, ubwo se azizera Imana yawe gute? ndi nkawe nakwigaragambya. ikirisha bake ni nayo kirisha benshi. Yesu yaravuze ngo 2 cyangwa 3 bateranye mu izina ryanje, arashaka gukuraho gucibwa intege n'ubuke bw'abantu. mwebwe musabwa guhuza gusa 2 cyangwa 3 bateranye mu izina ryanje, nzaba ndi hagati yabo. turenze umubare Yesu yavuze, twamaze kurenza kera. ahubwo se duhuje umutima, dushobora gukora agatendo muri iyi nzu, ijuru rikamanuka, ibitangaza bigakoreka. Haleluya! bigakoreka. vuga ngo bizakoreka. abakristo ni indyarya. ubu hano bamwe ni abadeperi, abandi ni abaporoso, abandi ni abakatolika, turi aho ngaho. hari aho tugera tugafashwa n'amakorasi, ariko twagera mu myemerere bikatugusha. abandi baragushwa n'imisatsi, abandi baragushwa n'amajipo, abandi baragushwa n'amapantaro. ibyo ni ibidutandukanya. ntabwo Mwuka Wera yakora muri twe. twiyambura umuntu w'inyuma, twambara umuntu w'umwuka, twambara imbaraga z'Imana. nkamubwira icyo duhuriraho abizera twese ni intambara, ni urutaro, ni intambara. yo uravuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, ariko utwo dukonflict turi aho ngaho nitwo dutuma Imana itadukoresha. urahaguruka, Imana yakugira ubuntu, yakutonyanyirizaho tuvuta duke, Imana yaguhindura ukwambara agakoti nkaka, ngo ubu ngubu ngo asiga afite abo bakorana, kandi ntazi yuko hari ahantu Imana iducuriye. kandi ibyo birakorwa n'abitwa ngo ni bene data. Imana yakigura akaryamo, wabona tike wajya muri Amerika, bati ubu ngubu imbaraga azikura ikuzimu, atazaca muri Nigeria. ukajya usa ufite virusi kuzuye. turi mu ntambara y'amagambo, turi mu ntambara y'abadayimoni. tugomba guhuza umutima, tukigaragambya, tugasenya imigambi y'umwijima. Haleluya! Haleluya! ifungura imiyoboro yo mu mwuka. komeza ujunjana. naritondaga, imfura y'u Rwanda ntavuga.
kagira ngo uritonda, kumbe ni abazimu. Buriya hari dayimoni itumva itanavuga, iyo ni itera uburake. Tuwareti zipfundikirwa iteka, iyo bapfunduye kugira gutya, nushaka ujya uvuga. Yesu arabanza akagukuramo ibyo bikoma, arabanza akagucura. Pasa bitwigishijeho, Mwuka Wera arakuyungurura akakweza. Hari igihe azana ipasi, hari igihe azana akayungiro, hari igihe azana ikintu akagukamura, hari igihe azana kinubi, bwira mugeze ngo ikikweza si cyo kinyeza. Amaraso yawe Yesu yaranyogeje mwami ndera. Amaraso ya Yesu yaranyogeje mwami ndera. Sawa, amaraso arakweza. Ntabwo turabakiranutse bitewe nuko dusa naho tuvuka, turabakiranutse kubera amaraso ya Yesu. Uwiteka yambonye amaraso ya Yesu ntancira urubanza rubi, anyita ukiranutse. Tareba ibyo naraye nkoze cyangwa ibyo nakoze cyangwa nzakora, yaratubabariye. Gusa nukomeza kubitindamo, n'amasezerano yawe niko atinda, ariko nubivamo ndayira yihutisha. Ntabwo tugomba gukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage kubera amaraso ya Yesu. Oya, tugomba gukizwa ku kanina gatoya. Muvuge ngo amina barokore. Haleluya, haleluya. Nutera haleluya urabushigikira, sinezite ziratumuka, dayimoni baragenda, igisuzuguro kiragenda. Haleluya, haleluya. Haleluya bivuze ngo Imana ishimwe, Imana ishimwe ko ndi muzima, Imana ishimwe ko nabyutse, Imana ishimwe ko ndiho, Imana ishimwe ko ndi mu nzu y'Imana. Hari ibyo yakoze ntazibagirwa, hari ibyo yakoze ntazirengagiza. Niyo bamuvuga ngo haleluya. Umva, gushyigikira abana na Imana izagushyigikira. Nufatanya n'abanyembaraga nawe uzaba umunyembaraga. Nushyigikira profete nawe Imana izaguha ku mwuka w'ubuhanuzi. Nzabigisha kubiranga umuhanuzi. Nta muhanuzi ubura icyubahiro uretse mu gihugu cy'iwabo, ariko yageze ahandi basasa tapiroje, baravuga bati nyakubahwa mweshimiwa rengana, kuko uhetse isanduku y'Imana. Vuga ngo amina cyane ariko. Amen. Haleluya, haleluya. Kandi umuhanuzi aho yageze biramenyekana, kuko hari umuntu udasanzwe wageze muri icyo kirere. Abarozi barabimenya, abapfumu barabimenya, Satani n'abambariye barabimenya ko hari umuntu w'Imana wahageze, hari umuntu w'Imana wageze ahangaha. Isi igomba kubimenya. Haleluya, haleluya. Twambuke tujye hakurya, tujye hakurya. Ugomba kuva mu bya kera ukajya mu bishya, ugomba kuva mu bisanzwe ukajya mu bidasanzwe, ugomba kuva ku rwego rumwe ukajya ku rundi, kubera yuko hari byinshi byiza Imana igutegurira imbere. Ntukomeze kumenyeraho maze igihe, hari ahandi Imana igutegurira. Tugomba kwambuka. Abafilisitiya babyange babyemere, turambuka. Sawuli abirwanye, turambuka. Ni igihe cyo kwambuka kw'itorero, ni igihe cyo kwambuka kw'abana b'Imana. Haleluya, haleluya. Tugomba kwambuka, tugomba kwambuka. Yes. Vuga ngo amena cyane ariko. Amen. Tukosora, turambuka.
haleluya, Hallelujah. tutavukana ngambo. Amen. Haleluya. Amen. Mariko ibice 5 biraba ngo bugorobye, Yesu araba ngo twambuke tuje hakurya. Iyo bugorobye indazi bazigiye kwisiga fondote ndamukorogo n'igishahuro kugira ngo zemeze indangezi zazo. Iyo bugorobye abajura bacura umugambi yaho bari butora amazu, bari bukura amasakoshi. Yesu arabizi ko bugorobye hari imbaraga z'umwijima, aravuga ngo twamuke tuje hakurya. Tugomba kwambuka, tugomba kuva aho turi. Haleluya. Amen. Narivuze ngo tugomba kwambuka ariko Amen. nanga ibintu bisanzwe kandi ufite iyo mitekerereze. Hari ikintu bazagushinja, uri umwibone, urirata, wirata irata Kristo. Nibyo. Narya rimwe ariko nkarya neza, Nibyo. nakwambara umwe ariko ukabusobanutse, Nibyo. naba mu kazu gato ariko akaba ari kazima. Hari ibintu ugomba kurambirwa. Muvuge ngo amina cyane barokore. Amen. Ibyiza byose n'iby'abana b'Imana, ntabwo ari iby'abapagani, n'iby'abana b'Imana. Nigisha mu ku cyumweru bivuga ngo ariko mwebwe muri amaronko yanjye, muri ubwoko bwanjye, muri abatambyi, muri abantu nitoranirije, nimugira umwete wo kunyumvira. Isi ni iyanjye, nitukomeza kumvira Imana, isi ni iy'Imana, izayiduha, izayitugabisha. Tugomba kwambuka, tugomba kuva aha tukajya ahandi. Haleluya. Amen. Ukajya mu bishyashya n'ukuva mu bisanzwe ukajya mu bidasanzwe. Haleluya. Hallelujah. Vuga ngo ndambuka, Ndambuka. ndaza gusengana nawe. Vuga ngo amena cyane ariko Amen. nanjye ndasenga, nkeneye kwambuka. Nkeneye kwambuka. Ikisi mbwirize ku makaro, ninangiza njya kubwiriza ku ivumbi. Nanjye nkeneye kwambuka. Nibyo. Sike genda ubwire Herode iyo ngunzu ntabwo umuhanuzi yapfa atageze Yerusalemu. Maze ndore hari imizimu ibishaka kutubera inzitizi ngo tutageraho Imana dushaka. Herode afite ubwoba bwa Yesu yuko agiye kumenagura imbaraga ziwe. Reka mbabwire, aha honyine ni wese azahererwa icyubahiro, ntabwo ari mu isi, ni ahangaha mu nzu y'Imana. Je nuko nari ku rutonde rw'abigisha b'ijambo ry'Imana, nari guhimbaza nkaramya Imana ngafashwa. Yego. Abakristo baro barabashyiramo ibihungizo, bahungiza bajya baza no mu mbunda, musimbuke. Haleluya. Amina. Ntabwo babyumva, bari mu kinya. Ni igihe cyo kwijajabira. Nubwo yagutumiye, menya Imana yawe, bamaso ushaka Imana yawe. Tugiye kwigaragambya. Haleluya. Haleluya. Imana ishimye ko yagutumiye. Bamaso hari ikintu gishya Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Muvuge ngo amina cyane ariko. Haleluya. Amen. Ndashaka kuguhifisha isamaki nkakwigisha n'uburyo ujya kuyirobera. Profete bamenyereje nabi, ndabasengera, ndabarebera, ndabahanurira. Nawe uri umuhanuzi, agufashe gusenga, uhinduke, uze utanga amaturo, utanga icyacu, nawe ugenda ubwiriza abandi. Ariko nsengera, uzamera uruhara. Nyagasani uze muzongera kunyakirara cyane. Zimwe mu nyigisho z'ubuyobe ni ukukwereka ko ari ushoboye. Nawe urashoboye. Vuga ngo nanjye ndashoboye. Naje ndashoboye. Aho ariko nuko udashobotse. Hari itandukiro ryo gushobora no gushoboka. Mushumba ntuzakure n'abantu bashoboye badashobotse.
dufite abaririmbyi bashoboye baririmba neza kuruta Rusufero, ariko ntibashobotse, ni abacanshuro bagurisha Yesu. Nicuranga urampa ngahe? Pasera akabwiriza avuga se umucuranzi azagaruka ko mbona baje uno munsi nta maturo bafite, inyatse gusa, arashoboye ariko ntashobotse. Dufite abavuga butumwa utumira akakubaza ngo shyira 50 kuri mobile money, nibwo ndibuze nje ntayo bampaye, Yesu yampangiye tiki, vuga ngo abina cyane ariko nkubise mu cyico. Twe turabatambyi, turano kubatambira kugira ngo nawe uhinduke umutambyi ubashe kwigira hera hahera. Umwenda ukigiza hera hahera wacitsemo kabi, munyumve, umushumba yaguheka yagufasha kuko uracera munyantege nke, ariko ntabwo ugomba gukomeza kwa mu ntege nke. Paul avuga ngo ese birakwiriye ko dukomeza kwigisha inyigisho z'ibanze, umuzuko w'abapfuye, yego, kwizera, umubatizo, yego, ariko aravuga ngo ibyo ngibyo Imana ibishima tuzabikora. Kurambikwa ibiganza, warambitswe ibiganza na profete wa hano Kicukiro, wagiye Gasyata, wagiye Karuruma, wagiye Kiramuruzi, wagiye Samatare, umaze imyaka biraracitse, uzana iyindi, ariko ntabwo ubuzima buhinduka. Ukamubwira Yesu yamaranye n'abigisha b'imyaka 3, arangije ngo ubwo maze gucana umuntu ntegereje kindi ki, ngiye kwa data zaboreza umufasha, nimuhabwa umwuka wera ntacyo muzamukinsaba. Iyo maze kwakira imbaraga z'Imana, nawe uzana benshi kwa Yesu, nawe usengera abantu, nawe ufasha abantu, nawe ukomeza abantu. Haleluya, haleluya. Tuongere icyubahiro, navuze ngo tuongere icyubahiro. Mwavuze ngo amina cyane, ariko icyo bizamura no muri zonda uzabizamura. Ya modoka bahita ngo nishira muteto, jambona n'abamama bakuze agira gutyo, yaje mu banyuma ashyira isakame hano yakata akagenderaho. None turagira mu nzima nababwira ngo bizamure, tuzamure Imana cyubahiro. Haleluya, hey hey, tuongere icyubahiro. Niwe wabyizaniye, byizamurire. Haleluya, 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 haleluya. Bivuze ngo je ntacyo nshoboye, niwe ushoboye. Iyo tuzamura ibiganza, hari Imana idushoboza. Navuze ngo hari Imana idushoboza, navuze ngo hari Imana itugenda imbere. Haleluya. Igiye kuringaniza hataringaniye, igiye gukiza hatari inzira. Muvuge ngo amina cyane barokore. Haleluya. Twambuke tujye hakurya, twigaragaza. Ikirisha bake nayo ikirisha benshi. Umukobwa umwe yaravuze ati ariko Mana, kuki abandi bakora mariage giye nkasiga? Arigaragaza, vuga ngo arigaragaza. Ajya mu cyumba akuramo utwenda twose, araramba avuga ati Mana, uko siko wandemye, ndava hano mu mpaye. Abumviye urusaku inyuma y'amadirishya baravuze bati yasaze noneho murokore. Nutigaragaza ntabwo uzava aho ngaho. Rimwe na rimwe dutinda ku butayu tukaba twanahagwa, ariko nuvuga ngo ibi ngibi ndabirambiwe, muri amasengesho Imana iraguha umugisha. Muvuge ngo amina cyane. Ariko ndashaka ko tuza gufatanya tugasenga, kandi dusenga hari bitagurika mu izina rya Yesu. Uyu musore ariwe mugaragu wa Natani yaramubwiye ngo tugende, ikirisha bake ni nayo ikirisha benshi. Ijambo rya kabiri aramubwira ngo ahari aho hari icyo Uwiteka yakora, agikoresheje bake cyangwa agikoresha benshi. Ijambo rya gatatu aramubwira ngo tugende, ndakora ibyo ufite byose nk'uko biri mu mutima wawe. Imana ikeneye abantu bahuza umutima. Umushumba nagushyira ikiganza mutemeranya, ntabwo bizakora.
ntabwo bizakora. Biragatsindwa kugira umugore utakwemera. Yera abadamu banyegera benshi b'abakristo akangayira umugabo kandi ibyo amugayaho nibyo, avuga ngo uru rugo rufite intambara kuko ntabwo amwemera. Ubundi kwemera umuntu bivuze ngo n'intege nke ze ndazikavaringa. N'umugabo agomba kwemera umugore we, akamuvuga neza, akamukundwakaza. Umukristo agomba kwemera umushumba we, ndetse yanagira naho bari kumuvuga akitambika, avuga atari kugenda mwemera kandi mukomeze ibyo bintu, reka nifatira agakapu kanye nigendere. Muri bimwe byatumye Kanani avumwa nuko atigeze atwikira intege nke ze za papa. Ahubwo yagiye avuga murebe dadi yambaye ubusa, muzehe yinywera uruzabibu yasinze, naho yamutwikiriye akuraho isano ry'umubyeyi n'umwana, agenda amwasasa. Abo asindukiye aravuga ngo Kanani avumwe, abo mugaragu wa bene se. Abashakashatsi baravuga ngo abanyafurika nta banga bagira, bavuka kuri Kanani. Aha ni abanyamuvu. Imana itugiriye neza, iduhe kumira ibanga. Kababwire ngo itorero, natangiye kwigisha nk'umushumba, itorero ni umuryango. Bamwe hano muri imfubyi, aha niho tubonera umuryango, niho tubonera inshuti. Hari ikintu umushumba yavuze ati mutanga ibyacu n'amaturo, ese ejo nugira ikibazo tuzagusurisha iki? Hari abakristo bashaka kuba konsomateri, umuriro uramucanirwa, amazi yakorobye ntazi ko bigenda, buri kintu cyose naho ngaho, we arakonsoma gusa, araho ntumubaze ibindi. Reka nkubwire, icyo biba nicyo usarura. Nukunda abana nawe bazagukunda, nusura abana nawe bazagusura, nubaha agaciro nawe bazaguha agaciro. Paul aravuga ngo mwemerane nk'uko Kristo yagize gute, yabemeye. Aba bantu impamvu batabaranye bakigaraganya mu gihome cy'Abafilisitiya bakabicamo bakazana iminyago, nuko bari bahuje, nuko bari bari mu bumwe. Haleluya, haleluya. Bari bari mu bumwe, bahuza umutima, bakundana. Ese muracyankunze yemwe cyane? Ndakuraho ibidutandukanya kugira ngo nidusenga Imana itumvire, senga Imana ihabwe icyubahiro. Ariko uzi mu rugo bitagenda neza, hari ibintu tutumva kimwe, ijuru riba ryangwiriye, bavuga ariko Mana ndengera, habona Imana yongegaruye mu rukundo rwayo, mu bwiza bwayo. Urugo rwiza ruhinduka ijuru rito. Uzi itoro ryagurutsemo intambara, ugira ko uti narihamagaye cyangwa narahubutse. Kubera iki? Umuzi usharira wahagurutse wa Dirotrife uturosera, ushaka umunyacyubahiro, ushaka. Bukeye Abafilisitiya bumvise ko Dawidi yimikishijwe amavuta. Bukeye Dawidi, Abafilisitiya bamenye ko yagize gute, yimikishijwe amavuta, yimikishijwe amavuta, kuba umwami wa Isiraheli, kuba umwami wa Isiraheli. Abafilisitiya bose barazamuka bajya gushaka Dawidi. Abafilisitiya bose barazamuka bajya gushaka nde? Dawidi. Icarire mushonga. Mu isi y'umwuka abadayimoni na Satani bazuriwe. Ago banyumvise. Hari icyo bita spiritual mapping, igishushanyo cyo mu mwuka. Hari ahantu ugera ugasanga hari umwuka w'ubukene, ugasanga hari umwuka wo kurwara abantu bagapfa,
amarabira bakaremba. Hari ahantu ugera ugasanga hari umuzimu wo gusinda. Buri gace kose gafite umwuka ugakontorora. Kandi nahanga ndaza gusoza mbabwiye umwuka ugenga kino kirere nk'intumwa y'Imana. Bukeye Abafilisitiya bamenya ko Dawidi yimikishwa amavuta. Ntabwo Abafilisitiya ari bene wabo, ni abanyamahanga, ni abanzi b'ubwoko bw'Imana. Abafilisitiya bigeze gutwara isanduku y'Imana bayitwara mu nzu yabo Dagoni, ikigirwamana, ariko ibagwa nabi. Barabimenya. Ugomba kugera ahantu isi y'umwijima ikabimenya. Hari abantu rero batagira icyo bica n'icyo bakiza, bari aho ngaho ni akazu yazo. Ariko umuntu wahamagawe niyo ageze muri biro akorana n'abandi, bamenya ko ari umuntu udasanzwe. Niba umukiranutsi azarwanywa, ariko Imana izamuhagararaho. Haleluya! Hey! Bamenya kwimikishwa amavuta. Bariza mugenzi wawe ngo wowe bazi kurindi. Abarozi baramenyana, abajura baramenyana, abicanyi baramenyana, n'abana b'Imana barabamenya. Yesu yambutse hakurya ngo abadayimoni bamenye yuko Yesu aje kubaritagura. Bashaka kumwicira mu nyanja, ubwato babuteza Zeruba, babuteza mwebwe mwabaye ku mazi, umuraba. Ni umuraba murawubona urasuma. Abigishwa barangije abona ko bapfuye, ariko Yesu yari aryame yerekeza ibwerekeza. Ariko dayimoni yamaze kumenya ko hari umuntu udasanzwe ugiye kumwegera. Itoro riri ahantu n'isi y'umwijima barabimenya. Umva musumba, bazakurwanya ntibazagushora. Umva murokore, bazaterana si uzabateranije. Iri mu ruhande rwacu, iri mu ruhande rw'abazi. Haleluya! Mwavuze ngo amena cyane barokore. Niba utari umunyentambara ngiye gusenga umunyentambara. Iyo umuntu ari umunyentambara ndamumenya. Uri umurwanyi no kurushaho, kandi uri umutsinzi. Bamenya ko Dawidi yimikishwa amavuta. Iyo yimikishwa amavuta ntabwo ubuje muri promenade, ntabwo ubuje gutembera, ahubwo ubuje mu rutaro, ubuje mu ntambara. Perezida wacu ujya uvuga ngo natorewe kugira ngo mpangane, ariko abarokore ntabwo bazi ko ari abarwanyi. Umva nkubwire, Paul yaravuze ngo nta wa musirikare ngo yishyire mu by'ubugingo aba akinejejwe amwanditse umusirikare. Oya, muri ubu bugingo ni hehe? Ni muri iyi si binezeza. Ntabwo ari aho duhamagarirwa. Tugomba kurwana intambara nziza y'umubiri na kamere. Tugomba kwezwa kugira ngo tuzambikwe amakamba y'abanesheje. Haleluya! Ntabwo intwaro zacu ari iz'inyama n'amaraso. Ntabwo urugamba turwana. Hari umuririmbyi yavuze ngo urugamba ndwana yarwo rw'inyama n'amaraso, mba numyeho bene wacu bakamfasha. Ntabwo bikunda. Urugamba n'urugamba rw'umwuka, kandi runesha abakiranutsi. Rurwana bera, yimikishwa amavuta. Haleluya! Amavuta mvuga ntabwo ari anointing olive oil, no, ndavuga amavuta y'umwuka wera. Aya mavuta yasigwaga abantu batatu mu isano rya kera. Yasigwaga abatambyi, agasigwa abami, agasigwa abahanuzi, ariko bakaba bafite mission basigiwe. Hamwe no kugisha Uwiteka inama, tugomba kwambuka.
hari ibyo abafilisitiya batunyaze, hari ibyo abanzi batunyaze. nje kukubwira ngo waranyazwe, nidusengana wabigarurirwa. wanyazwe umunezero, turinjira mu nzu y'umunyamaboko, turamwambura, turamuboha, turamunyaga, turamutwara. haleluya, yego. aha, ariko dawidi yikomereza ku Uwiteka ariko Imana ye. dawidi yikomereza kuki? Ku Uwiteka Imana ye. yikomereza kwiteka. mbwira abantu wegereye bamufasha kubwiriza, babaza umwe muri buryo n'ibumoso, baze ngo wikomereje kuri nde? wikomereje kuri anko, wikomereje kuri diploma, wikomereje ku bakomeye. yewe nikomereje ku Uwiteka. ahana ni ku Musenyi. dawudi ntabwo yarebye intwaro ziri muri sitowa, dawudi ntabwo yarebye zahabu, dawudi yikomereje ku Uwiteka. hari ibidakemurwa n'imbaraga z'umubiri, bikemurwa n'imbaraga z'Uwiteka. haleluya, yikomereza kuri nde? yikomereza ku Uwiteka. cye nikomeje ku Uwiteka. Amena. kwikomeza kuwiteka ntabwo uzanyeganyezwa. nubwo imiraba yahaguruka, nubwo imisozi yakurwa hayo, izasanga uri mu Uwiteka. imana yanjye ni Sabawota, imana yanjye ni Jebata, imana yanjye ni Rohimu, imana yanjye ni intwari mu ntambara, ni urutare mpungiramo, ni igihome. haleluya, ariko ndumva imana hano hamwe totayaze. ndumva imana ikomereze ku Uwiteka. Amena. ikomereze ku Uwiteka. wa mugore ikomereze ku Uwiteka. umugabo ararwara, umugabo arahinduka, umugore arahinduka, ariko imana yacu ntihinduka. nta n'agacu ko guhinduka ntawe bigaragaraho. haleluya, ndumva imbaraga, ndumva imbaraga z'indengakamere. izo wazaciriye uzazana abananiranye, ngo arangije aca imbere, ngo arabatwara kuko aramaze gusubira umutima mu nda. reka nkubwire, isi yaragutaye ariko Yesu arakwakira. imana ishimwe, waguye mu biganza byiza. Yesu ntazagusiga, Yesu ntazaguhana. waje unaniwe, umugaragu w'umwamaleki w'umunyegiputa, shebuja yaramutaye. profete twakoreye isi irangije atujugunya. umukobwa akaza mu isi afite bote, umunyegiputa yamara kumuvanamo ibyo ashaka akamujugunya kuko amugize nka shikarete. akaza kwa profete, ariko yamara kumugaburira, yamara gusa neza, yamara kugarurirwa, akaba ngo arabona asizeyo. nanjye ngiye kubazana, nanjye ngiye kubazana. impamvu spirit yaje na prophet iri connected, nuko amateka amwe tuyahuje. nubwo naba ndyanya akambwira ngo byuka, nzabyuka, kubera ko araho tuvanye hari naho tujyana. umunyegiputa amaze gusura umutima mu nda, ngo yatwaye dawidi n'ingabo ze, ngo asanga abanyamahanga bari batwaye abagore n'abana n'ibintu byose, asanga ngo baragandagaje, kandi ibyo banyaze bari bakibifite. reka mbatangarize, ibyacu ntabwo biri kure, biri hafi. urakeneye ugufata akaboko akagutwara, akagutungira agatoki. ukeneye divine connection, ukeneye guhuzwa na profete, ukeneye guhuzwa n'umuntu ukuriye mu buzima, akagutwara aho ibyawe biri, akagutwara aho akazi kawe kari, akagutwara aho mariage yawe iri. ukeneye one person, ntabwo ukeneye abantu benshi, ntabwo ari igihe cy'akavuyo, ukeneye umuntu umwe. duhaguruke dusenge. Amen. Zokita Nibyo. mandere bosa Ilefa. zekita mandere bosa. zamura ibiganza byawe. Yes. zoketerebo zaminga yakuta. Amen. rikataraboze aba zokita rimakozekete. abaramyi baze hano imbere, turamye imana hamwe. profete dusengera abantu. zokitarabozeketa zomengerebokota zemingarakuta. uyu munsi nawe uratwara umugabane wawe. uyu munsi nawe uratwara umugabane wawe. uratwara umugabane wawe.
uratwara umugabane wawe, uratwara umugabane wawe, wabagaruye byose. Hagurukamo abagabo b'ibigoryi. Biravuga ngo abasigaye ku bintu n'abagiye ku rugamba ntabwo bari buhembwe kimwe, ariko Dawidi aravuga si uko biri bube. Abasigaye ku bintu n'abagiye ku rugamba baragabanya bagane. Reka nkubwire, nuhabana umutima wawe wose, nawe urafata umugabane wawe, nawe uratwara double portion. Hari imigabane yawe uri butware, hari portion yawe uri butware. Twishyuye mu rugamba, kandi uru rugamba hari ibintu mbona biriho biragaruka, hari mbona tuho turasubizwa, hari mbona tuho turakira. Niba ari akazi ukakire, niba ari bizinesi yakire. Sakuzanye ucyakire, zamura ibiganza wakire. Nashaka turamya indirimbo y'imbaraga, kandi numva wita kuri bo upfuka musenge. Turashaka kumanura ikabodina, turashaka kugara kubaho kw'Imana, turashaka isanduku y'Imana, turashaka kwakira ibitangaza by'Imana. Imbaraga zose izo ni za Yesu. Hari imbaraga, hari imbaraga, imbaraga ziruta izindi. Imbaraga zose izo ni za Yesu. Hari imbaraga, hari imbaraga, imbaraga ziruta izindi. Imbaraga zose izo ni za Yesu. Hari imbaraga, imbaraga ziruta izindi. Imbaraga zose hari imbaraga, imbaraga zikiza indwara zananiranye. Izo ni za Yesu. Hari imbaraga, imbaraga zikora imirimo itangaje. Izo ni imbaraga, izo ni za Yesu. Hari imbaraga, imbaraga ziruta izindi. Imbaraga zose. Tuzamura ibiganza byacu, tuzamura ibiganza byacu. Hari imbaraga, hari imbaraga ziruta izindi. Imbaraga zose izo ni za Yesu. Mbaraga we, ijwi rirambwiye ngo buri muntu wese ufite kwizera yihute atambuka agerageza aya mavuta. Ikidendezi kihindurije indwara iyo ari yo yose wari uyirwaye wabanza kujyamo yarakiraga. Tambuka uze hano njye na profete mu mbaraga z'ubumwe. Iki ndwara yose, iyo mvuze indwara ntabwo ari mu maraso, ikintu kikubabaje ngwino hano. Worship team ikomeze iramye, hari imbaraga muri uyu mugoroba,
hari Tambuka imbaraga zo tubasengere. kwabo zo peterebo zo mingarabo zo zimangarabo zigitangaza tozamo mbaraga yego mbaraga zigitangaza mbaraga zigitangaza we Hallelujah, hallelujah. No mubi komeye biriho undambu iramaboko yawe umimba daga kubuntu bwawe kugezi gihuzaza kujya no mu bikomeye no mu
yaje komeza uje umfasha mutaragaza no muri komeye biriho zamura ibiganza byawe unamurira amaboko gerageza ufate umuntu umwe mu kiganza igikorwa cy'ubuhanuzi. fata umuntu mwegeranye mubwire ngo turambutse, mubwire ngo njye nawe turambukanye, mubwire ngo njye nawe turambukanye. aho mwari muri ntimuhahagare, mubwire ngo njye nawe turambukanye, turimo turasoza. gerageza uva aho wari uri, mubwire ngo njye nawe turambukanye, mubwire ngo hari ahantu Imana idukuye, hari n'ahantu Imana idushize. haleluya. mubwire ngo aho abarozi batashatse kujya ruciye kuhagera, mubwire ngo hari ubuzima Imana igukuyemo n'ubundi gusizemo. mubwire ngo akira ubuzima busha, muhanurire akira ubuzima busha. mubwire ngo hari amateka Imana ihinduye. yego wiguma ahantu wari uri, igikorwa cy'ubuhanuzi turimo turasoza. mubwire ngo njye nawe turambutse, mubwire ngo tugiye hakurya, kandi tugiye hakurya. ukwezi kwa kabiri ni ukwezi k'umugisha ku buzima bwawe. mubwire ngo humura, amarira warize arahagije. zamura haleluya, zamura haleluya. noneho mubwire ngo ibyagushaririye ukwezi kwa mbere kandi byagushaririye ukwezi kwa kabiri ntabwo bizagusharirira. hari undi uvuze ngo azamure haleluya, ongera kandi haleluya, ongera kandi haleluya. ijwi ry'Imana rirambwiye ngo mbabwire, Imana ibahaye ubuzima butarimo gusharira. Imana ibahaye ubuzima. wazamuye haleluya, wazamuye haleluya, wazamuye haleluya. Imana iguhaye ubuzima butarimo gusharira. ubuzima bwari bugushaririye Imana ibugukuyemo, Imana ibugukuyemo. uyu mugoroba Imana ihinduye ubuzima bwawe. wazamuye haleluya, zamura ibiganza. reka mbabwire, bamwe mutararenga uyu muryango, hari ikintu Imana ikoze. amen. hari ikintu Imana ikoze, hari ikintu Imana ikoze. biremwe none hasi ibya kera. nta marira nabonye atahoza, yego nta gahinda nabonye atamara, nta gikomeye nta kimwe atobora. n'ukuri Yesu arashoboye. gasubiramo. nta marira nabonye atahoza, n'agahinda nabonye atamara, nta gikomeye nta kimwe atobora. n'ukuri Yesu arashoboye. noneho ihangane, niba nta kibazo ufite, kora mugenzi wawe ku maso, mubwire ngo Imana iguhanagura amarira yose.
ihangane bikorera abantu nka batatu. Niba nta shitani ufite, niba nta shitani ufite, ubwire ngo Imana igwawe. Ihangane gatoya turashoje. Fata abantu nka batatu bahanagura amarira. Bikore muhanagura amarira. Fata abantu nka batatu bahanagura amarira. Mubwire ngo Imana iguhanaguye amarira. Uyu mugoroba Imana iguhanaguye amarira. Mukore ku maso. Mubwire ngo Imana iguhanaguye amarira. Bikore Imana iguhanaguye amarira. Bikore Imana iguhanaguye. Ndabona Imana hano. Imana iguhanaguye amarira. Imana iguhanaguye amarira. Imana iguhanaguye amarira. Imana iguhanaguye amarira. Haleluya. Iguhanaguye amarira. Bikore mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi. Haleluya. Haleluya. Warihanaguye yanga gushira. Warihanaguye amarira yanga gushira. Ariko uyu mugoroba ni Imana yaguhanaguye. Imana yaguhanaguye. Imana yaguhanaguye. Wazamuye haleluya. Kabiri, umaze iminsi uri mu buzima bugushaririye. Wabibwiye abantu ntibagira icyo bakora. Famiye yawe ntacyo wabikozeho, umugabo wawe ntacyo wabikozeho. Ariko uyu mugoroba iya kabiri z'ukwa kabiri Yesu abikozeho. Yesu abikozeho. Yesu abikozeho. Wazamuye haleluya.